tugiye kurebana inkuru iteye agahinda kandi ibabaje cyane. Urebe ukuntu umuntu asigaye agirira undi neza bikarangira uwo yagiriye neza inyiturano ye ari ugushaka kumuhitana ngo amukure kuri iyi si. Dutangiriye mu rugo rumwe. Hari umwana wareshyaga umugabo amubwira ati boss reba hakurikiriya, reba ibyo ndi kubona nawe nibyo uri kubona. Kumba kwa kana kari kumurangaza hari ibyo kongeraga mu biryo by'umugabo kari kumuroga, kamubwira ati kiriya kintu n'ubwa mbere nkibonye boss. Sasa boss we nawe avuga ati wa mwana we Daniela wijya kumbeshya ko nta kintu ndi kubona. Ati boss komeza witegereze neza, ngewe ndi kukireba sinzi impamvu utari kukibona. Aka kari akana kagakozi ko muri runo rugo. Uyu mugabo yitoraguriye ku muhanda avuga ati reka njye kugafasha, nakana gakeneye ubufasha. Uyu avuga ati Daniela ntukambeshya, ariko ati boss ongera urebe. Uyu mugabo yari afite akana kitwa Davina. Akana karaje kavuga ati hey Daniela, ni ibiki washyiraga mu biryo bya papa? Ni ibiki wari uri gushyira mu biryo? Umugabo arita mu gutwi, arangije arahindukira arebye ahangaha abona agakana ka Daniela gahise kareba igitsure Davina. Bigaragara ko hari ikintu katashakaga ko Davina avuga. Umugabo arebye mu biryo bye abona nta kintu kidasanzwe kirimo. Ibintu Daniela yashyiraga mu biryo by'uno mugabo ntago ari ibintu byahindura isura y'ibiryo, n'ubundi ni ibintu bijya kumera nk'amazi bidafite icyo byahinduraho ku isura, ariko buri uramusitamiyeho niho wabyumva neza, utangiye kumva umwuka uri kwifunga utagihumeka ngo bikunde. Sasa Davina yajanga aravuga ati papa zana ahangaho kuri iyo foke nkwereke, reka mbaze nkwereke ibi biryo buretse kubirya, ba witonze bigendemo gake. Ati Davina ibintu uri kumbwira ntago ndi kubisobanukirwa neza, ushatse kuvuga iki? Ati papa we tuzamo gake, iminota mike cyane ndibuze kukwereka ibyo ndi gushaka gukora ndetse n'ibyo ndi kuvuga uri buze kubisobanukirwa. Daniela avuga ati Davina have wibuza papa wawe kurya se nyine, wimubuza kwirira, ureke kumutesha peti. Ati papa Davina rwose ibintu ari kukubwira nta yete, ntubyiteho ntunabihe umwanya wawe. Davina yagarutse arangije ayora ibiryo abiyorera ku ifoke, aravuga ati papa we minota gusa, ntugire ikindi kintu uri buze kumbazaho, utegereze ndibuze kukwereka ibisubizo. Davina wintesha umutwe, niyo magambo se yavugaga. Uyu mwana avuga ati Daniela njye ndashaka ngo tubwize ukuri njyewe na papa urashaka kumuhitana? Ati Davina uri kuvuga ibiki? Uyu mugabo ntiyabyiyumvishaga bitewe n'ukuntu yazanye kano kana ka Daniela abona ari akana kababaje. Ntabwo yiyumvishaga neza ko gashobora kumukorera ibintu nk'ibyo ngo kabe kashaka kumuroga kamukure kuri iyi si. Ni nkabyo rero usanga ujya kumva ngo umuntu runaka yapfuye ngo yazize amarozi, ibyo bintu uzagenda ubyumva cyane kandi ibyo bintu by'amarozi biriho. Rero uburyo bwiza buhari bwo kuba wavurwa niba uzi ko warozwe ukaba urwaye ibintu by'inyatsi n'ibindi byinshi warabuze n'urubyaro, reba kuri izo nimero ziri kuri screen. Izo nimero ziri aho ngaho rwose muganga gukoraho rikaka mu kanya gato nk'ako guhumbya uba umerewe neza. Warabuze umugabo uhita umubona, nawe barakuzinginda utabyara, ni akanya gato ibintu byose biba biri mu murongo. Barakwereka ahangaha umwana yatangiye gukubita mugenzi we, ni abana bato bose, ariko akangaka ka Davina kanze ko Daniela yahitana se. Byarakababaje cyane, karavuga ati ntabwo byakunda. Ati Davina ndagukubita. Ati uko wankubita kose rega n'aya mazi ntabwo nakwizera neza ko ari mazima, reka njye kuyamena wongere ugende uzanira andi mazi papa. Mbese muri make Davina yamaze kumuvumbura. Uyu nguyu asa nkaho yabikoraga ariko atazi ko hari umuntu uri hafi aho ngaho uri kumucungacunga uri kumureba. Byose yikoraga azi ngo rwose arisanzuye, yarangaje umugabo. Davina yabirebaga byose. Ikibazo gihari ni kimwe, Davina ari buze kubyemeza gute nta video yafashe nta n'ifoto yafashe? Uzajya wumva kenshi bavuga ngo nta foto nta cyabaye, nta na video kandi nta cyabaye. Rero haba hakenewe gihamya. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri no chaîne, reba kuba kanze kuri yo buto subscribe. Niba ari ubwa mbere ubikore, nawe wabikoze rwose uri umuntu w'intwari, Imana iguha umugisha, rwose uri umuntu w'agaciro. Davina yaje ahangaha avuga ati Daniela fata kano gakombe ugende wongere uvomera andi mazi papa, kuko ariya nayo wamaze kuyaruga. Sasa umugabo uranga we ntabwo ari gusobanukirwa ibiri kujya mbere, ari kwibaza aba bana bari basanzwe bafitanye amakimbirane, none se ko bari basanzwe babana neza. Ati Daniela ngwino hano, ibintu Davina ari kuvuga ni ibiki? Ati boss ndarahira ku izina ry'Imana rwose. Umukobwa yararahiye ati ibintu Davina ari kuvuga ntabyo nzi mu buzima bwanjye sinigeze ndoga. Ati se boss ibyiza wankoreye ni iki cyatuma ntekereza ibintu byo kukuroga nkuko Davina ari kubivuga?
ati Davina wabikuye he? Kutari uri n'aha ngaha, ayo makuru wayakuye he? Ati nakubonye. Ati Davina mwana wanjye wijya kunteza akaduruvaye ahangaha ndi kumva nkeneye kuruhuka wimvangira. Ati papa nabanza agenda kuzanira andi mazi, ariya mazi nayo yaguhaye yararimo uburozi, niba Davina yabiboneye hehe nibyo wakwibaza. Gusa icyo nagusaba ni kimwe, uze kuyireba uyigeze ku musozo, uri buze kugenda usobanukirwa twinshi, uri buze kugenda umenya byose. Gusa igisubizo ni kimwe gusa ku bantu mufite inyatsi, abantu mujya gukora ukabona nyine urakora cyane ariko ntugire ikintu winjiza. Nyaboneka umuganga ni umwe gusa, uhamagara iyo nimero uzanshimira mu nyuma. Davina yaraje yicara hano ku ruhande, aba yiturije ubundi arebe uriya mukobwa koko niba hari indi misiyo afite, ikindi kintu kimugenza muri runo rugo. Sasa papa wa Davina aravuga ati nurese mwana wanjye deba Daniela ntawe uhari, mbwiza ukuri ibintu uri kuvuga ni ukuri. Ati papa we tegereza uraje ubibone, tegereza ndaje nkwereke. Ka Davina kabaye gatuje, se nawe abatuje ngo ategereje ko bamwereka gihamya kigaragaza ko Daniela ari umurozi umwe mubi, ugasanga wibanira n'umuntu rwose uzubona inshuti yawe, kumbi hari ukuntu ajya yinyabya akakoherereza utuntu ukajya uraruririmba cyangwa se uvuza induru wiruka ku musozi. Wari uzi ngo ni ibintu byoroshye, abantu bajya bapfa n'abagabo, abandi bagapfa abakunzi, ibyo byose muganga ahita bigukorera. Njye mba nanabarabuye nababwiye. Umwana yarajanga arangije afata amazi Daniela azanye, aravuga ati papa ntureba no mazi ngiye kuyaha Daniela, nayanywaho ndibuze kwemera neza ko atari umurozi. Atari kuse Davina ayo mazi ko nyazaniye papa wawe kuva ryari mbanza kunywa ku bintu agiye kunywa. Ati rose Davina ubundi nanjye mugane nkwibarize, kuva ryari Daniela anywa ku mazi mbere yuko nyasomaho? Ati papa njye nisuzuma ndi kwikoreshereza. Atasye ibyo bintu by'amasuzuma byawe ndabirambiwe. Uri kumva Davina, usigaye ugaragaza n'imyitwarire mibi rwose itanogeye. None se ko ari uko tubana ubu ngubu iyo haba hari umushyitsi byari kugenda bite? Ati papa njyewe icyo nkeneye muri aka kanya ni kimwe, aya mazi Daniela nayafate ayanywe, namara kuyanywa ndaza kumuha agahenge, ndamuha amahoro, sinongera no kumuvuza induru ndamwihorera. Daniela yarabyanze, sasa kugerageza kubyanga niko guhura n'ibibazo. Davina yaravuze ati rero niba ubyanze reka nze ndaje nkwereke. Sasa agakana kari gato ariko nanone gafite n'imbaraga, wagira nk'imbaraga kakoresha agasizako, kaje ahangaha karavuga turayanywa ku mbaraga ye. Aya mazi ugomba kuyanywa ku mbaraga, cyangwa se mo kimwe wemere kuri umurozi, ubundi amahitamo nabiri, uranywa amazi cyangwa wemere kuri umurozi. Ese uno mwana Daniela iyaza kwemera ko atari umurozi akanywa amazi yari kubiki niba nta kintu yikekaga? Davina muzanira na bya biryo twabonye atonyangirizamo ibintu, nabyo Daniela arabyanga. Kubera iki uno mugabo atakwibaza impamvu Daniela yanze kunywa ari amazi akanga no kurya kuri biriya biryo? Ati Davina ibyo biryo si ibyanjye. Ati ariko papa yabyemeye. Nta muntu uri bugukubite nubiryaho. Kubera icyo utari kubiryaho kandi papa atakubwiye ko nubiryaho gukubita? Sasa yarangije aravuga ati Davina subiza icyo kiko hariya mu biryo nirire, usubize n'amazi aho ngaho. Uri kumva? Ubundi icyo kinyabupfura wagikuye, va mu nzira njye kwirira. Umugabo yarenze ku by'umwana we yamubwiraga, aza hano ku meza kurya. Kandi niba wibuka neza witegereje, kariya kana ka Daniela hari ibintu kashyizemo, ntituramenya niba ari uburozi, ariko nanone iyo buba atari uburozi kakabaye kariye hehe kuri biriya biryo kahaye uriya mugabo. Davina yaje ahangaha avuga ati Daniel niwanga kubiryaho na papa ntago ari buze kubirya, kandi nyuma na nyuma n'ubundi biraza kurangira ubiriye. Umugabo aranga agiye kwirira umwaka. Davina yaraje aravuga ati papa sinshaka kukubura nawe, sinshaka kukubura nkuko nabuze mama, ntago nshaka kugenda ngusige jyenyine. Yaraje anga ahita afata ifoke aravuga ati uburyo bwonyine buhari bwo kugira ngo ubirye nuko Daniela ari buze kubanza kubiryaho. Ubundi umuntu wese ufite icyo yikeka ntago nyine nkuko bari kumubwira ngo aryeho, ntago yaryaho kandi azi icyo yashyizemo. Iyo abazi ko atabiroze yari kuryaho ndetse mu mutuzo mu mahoro, ariko kubera ko azi ibyo yashyizemo ntabwo yashoboraga kwemera kuba yabirya. Witegereze ureba akantu ku kandi. Ati Daniela amahitamo ni ayawe kandi uraza kwirukanwa unakubiswe. Uraza kwirukanwa unakubiswe. Ibaze nyine kuza kuvumbura mu nyuma ko umuntu mwabanaga ari umurozi, yari akwihishemo. Niyo mpamvu abantu rero buri abantu nibagari,
ubana n'umuntu ubona ari umuntu witonda, ejo bundi wajya mu kandi gace yabayemo ugasanga bamuvuga gutandukanye n'uko muzi, wajya mu kandi gace bakavuga ko yari indaya, mu kandi gace ngo yari umujura. Sasa Davina yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo uyu mukobwa ntabwo ari buze gusohoka mu rugo rwabo, agomba kumuzirika akamuhambira. Witegereze, ati Davina waretse kumpambira kuko uri kunziza iki? Ati boss urebe, Davina ari kunshotora, nta kintu na kimwe kibi nigeze mukora, nawe byose wabibonye, ubu koko ari kunshaka iki? Davina yaje ahangaha aramuhambira avuga ati ndakujyana kuri polisi bagufunge, kubera yuko ntabwo naguha agahenge cyangwa se ngo nguha akanya ko kuba nakwemerera guhitana papa wanjye ko ari we mubyeyi nsigaranye wenyine, uramutwarira iki? Buriya rero abarozi ntibanagira konji, buriya umurozi no ku cyumweru no ku wanyuma ni iminsi yose arakora, nta kintu na kimwe aba yitayeho cyo kuvuga ngo akongeza iminsi ubeho gutyo na gutyo. Ariko nanone wareba ukabona nta kundi wanasanga riba ari igeno ryawe, rega nta kintu na kimwe wabihinduraho. Umugabo yaje kureba iri kubera ahangaha nawe biramucanga, abura icyo abivugaho. Ni umuntu w'umugabo mukuru, ariko ahangaha nta gisubizo yahabonera kabisa, kuko yagerageza no kubitambika byose bibi by'ubusa. Ari guhagarika Davina, ubundi mu busanzwe Davina yamwumviraga, ariko kuri ino nshuro ntabwo ari kumwumvira. Davina yaramubwiye ati papa, niba ushaka ko nkubaha cyangwa se ukaba ushaka ko tugendana mu murongo umwe, ntuze kumpagarika gukora ibyo ndi gukora, ariko numpagarika umenye ko turi buze gushwana. Ngayibaze nawe ufite akana gato nk'aka ngaka kakakubwira amagambo nk'ayo, wakumva kuko biri kose hari ikintu koko gihari kidasanzwe. Noneho bigahurirana nuko hari umwana wakubahaga, wakwerekaga icyubahiro, wagufataga nk'umubyeyi we, byo biba ari ibindi uhita ubona ko hari ikintu kidasanzwe. Ariko niba ababyeyi bangahe se ahubwo babasha gusesengura ngo bamenye ngo impamvu imyitwarire y'umwana wabo yahindutse, n'igihe cyose ubundi umubyeyi abonye imyitwarire y'umwana we hari akantu gahindutseho, aba agomba kugira amatsiko, akaba yamuganiriza, akamubaza impamvu ari kwitwara kudasanzwe, akaba yakora n'utundi twishi twatuma amenya ukuri. Ariko usanga hari abirengagiza bakavuga ati buriya ntiyishimye, buriya ni akantu k'agashi afite, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo rero bikaba byatuma rimwe na rimwe umwana wawe ahinduka mu buryo utaruzi, ugasanga yagiye no mu ngeso mbi. Uyu mugabo nawe ntabwo yigeze agira amatsiko ngo ajye kuganiriza umwana we Davina biherereye, anamubaza detaye ku bijyanye n'ibyo ari kuvuga ndetse n'uko ari kwitwara muri aka kanya. Yaje ahangaha ngo yirire, ariko umwana we yakomeje kumurokora. Ibi ngibi bizagenda bigaragara cyane no mu buzima busanzwe. Iteka usanga abantu badufitiye agaciro, babandi badusimbutse ibibi, aribo tugenda twihunza, tukabajya kure, tukabereka ko nta kintu batumariye. Ariko buri iteka uriya muntu uba wihunza cyane, hari n'igihe uba usanga afite n'akamaro. Nta muntu n'umwe ubura akamaro rega muri iyi si. N'umwanzi wawe ashobora kugufasha undi mwanzi we, nanone iyo usanze ari umwanzi wawe nawe ashobora kumugufasha. Davina yaje ahangaha arwanya wa mukobwa Daniela, hari icyo yavanyeyo cya kintu bateresha imiti kwa muganga cy'urushinge. Yaje ahangaha aravuga ati papa, dore icyo nashakaga kuvana kare hose ubwo narwanaga n'uriya mukobwa. Rero namwiboneye kare ubwo yakurangazaga, ariko kubwira ngo reba hariya hakurya byose nabirebaga, nari mpagaze hari inyuma. We yaje ahangaha akajya atonyangiriza ibintu ahangaha mu biryo byawe, ibintu yashyiragamo rero byahise bicengera mu biryo. Ni nayo mpamvu uri kubireba n'amaso yawe ntubibone, ariko byari birimo n'ubu biracyarimo. Rero uriya mukobwa Daniela ni umurozi, yakuroze, nta muntu muzima tubana. Sasa papa w'umwana ko kabirebye abona iki kintu ntabwo cyari gisanzwe kiba hano mu rugo. Ikindi kandi abona buryo ki Davina ari kumwerekamo urugero rw'ukuntu byakozwe, atangira gukeka, avuga ati ubwo narebaga hariya ruguru nibwo yabikoze. Ati cyane rwose papa, nibwo yabikoze. Daniela ni kabi, nakabi twitungiye muri ntuza. Ati mana yanjye. Uyu mugabo yahise abaza Daniela ati Daniela, haguruka gira vuba vuba. Ati ibintu Davina ari kuvuga wabyumvise neza? Uri gushaka kundoga wowe? Niba iki washyiraga mu biryo byanjye? Davina aravuga ati none se urahera uhakana noneho? Kwanza ajya kwicara hariya ku ruhande, nta n'impamvu yo kuvuga. Papa yicaye, wowe uhagaze, ubundi uri iki? Ati iki kintu urasobanura aho wagikuye, usobanure n'impamvu ushaka guhitana papa wanjye.
ati Daniel haguruka uzangaha, haguruka uzano. Nyine boss ibyo ari kuvuga ari kubeshya, ntago mbyemera ibyo bintu rwose. Icyo ni ikintu nitoraguriye hari hanze ndangije nyine nkishyira mu mufuka, nta kindi kintu kibi rwose naringamije. Ati niba nta kintu kibi wari ugamije se David nibyo yavuga ko wari uri kundoga bitewe n'iki? Ati boss yakubeshye, urabizi ko Davina ajya nahimba, ajya akunda no kuvuga udukuru tw'uduhimbano, wasanga ari kumbeshyera wenda hari nk'ukuntu yangiriye ishyari yandakariye n'ibindi. Gusa icyo nzi cyo nuko ibyo bintu nge ntabikora. Boss urabizi neza ukuntu wamfashije ubuzima nari ndimo, ubwo se niyihe mpamvu yatuma nshaka kuguhitana? Niyihe mpamvu nimwe igaragara yatuma nshaka kuguhitana? Ati papa wimwumva ibyo ari kukubwira, Daniela yashakaga kukuroga. Uyu aravuga ati boss ndakwinginze. Sasa baravuga ngo ubundi hanga ko mfite kamera mu nzu iwanjye kubera iki ntari kureba. Daniela yaraje aritamika ati boss ntago ari ngombwa kureba. Ati none kubera iki uri kumpagarika se kureba kandi ibyo ndeba ari biri mu nzu yanjye na kamera ari yanjye ari gihe wayiguriye? Ati ariko boss ibyo ntago byari ngombwa. Ati none se Daniela uri gutinya iki? Niba wizeye neza kutigeze undoga uri gutinya iki? Aka karigize ubwoba karafashwe karavumbuwe. Sasa umugabo hanga yatangiye kureba ku mashusho y'inzu, nyine hari inzu z'abakire ziba zirimo kamera mu nzu no hanze hose. Yatangiye kureba, yavuga ati boss rwose ndakubwiza ukuri nunarebaho nta kintu na kimwe kiri buze kugaragaza kuko ibyo bintu nabikoze. Ati byihorere. Agiye kumwambura telefone umugabo yaramuriye urushyi, habura gato cyane. Sasa umugabo agomba kwitegereza akareba ubundi byagenze bite. Agiye kureba highlight y'ibyabereye hano, atangira kwitegereza, atangira kureba. Witegereze urebe, Daniela ari kwikeka, kandi wibuke neza Daniela yabikoze. Nubundi kuburana kwe nukubusa. Umugabo yarebye ahangaha abona amashusho ari kubona agira ngo ari kurota. Ubundi hari umuntu ubona gukoreye ikintu kibi bitewe n'ukuntu wamwizeraga cyangwa se wanamufataga, ukumva uratunguwe kandi ukumva uratengushywe cyane. Uyu yaravuze ati Daniela urongera ubihakana ushingiye kuki? Niyo ngingo ufite ikurengera. Aya mashusho sa yawe, reba hanga, reba hano, reba hano. Uri kumakanya. Reba ibitutsi byose natutse umwana wanjye Davina ari kumbwira ukuri. Niko mbwira neza usobanurire. Gatsinda ntikari kanazi ko hano mu nzu harimo kamera. Ntabyo waruzi? Rero urya aho ngaho ushinga rwose intebe, ushinga inteko uraburana. Ubu se ko birangiye ufashwe? Ko birangiye ufashwe? Ese kubera icyo washaka kumpitana ubundi? Erega ubundi muri isi nta muntu n'umwe ukora ikintu adafite impamvu. Niba kariya kana kashaka kuroga uno mugabo, hari impamvu yabigateraga. Iyo mpamvu ni iyihe? Umugabo yaravuze ati Davina tuza mu gake, nako Daniela tuza mu gake, ntago nshaka kongera no kunyegera. Ati boss rwose mbabarira, ndibuze kugusobanurira uko byagenze, ndibuze kukubwira byose. Gusa kana kari karanga ka Davina nako karashoboye, ntabwo koroshye. Kaje hanga gufasha se, karavanza gafata umugezi wa nabi kamutsindamika mu ntebe. Sasanga umwana yatangiye kwisobanura. Ati boss nyine ikintu cyabinteye ni kimwe, uri kureba iriya nshuti yawe, wumve neza kano kanta no magambo bya bintu navugaga. Iriya nshuti yawe Kevin niwe yampaye amafaranga ngo nze nguhitane iki, hanyuma kuki wowe wabyemeye ukaza kundoga kandi ubizi neza ukuntu nagukuye ku muhanda umeze uteye impuhwe. Sasa hari igihe ufata umuntu yamara kurengwa yumva umurengwe wamutashye agatangira kukubyimbaho, agatangira kukurira. Yaravuze ati wa mwana we ngewe ndahamagara polisi. Ati boss ndakwingize ntuhamagare polisi, banshutse yambwiye ko azampa amafaranga ndetse nyine na kiriya kintu wabonye niwe yakimpaye. Uranzi mu busanzwe ubundi ngewe niberaga mu rugo, ntabwo nyapfa gusohoka ntagiye guhaha, kandi kiriya kintu sinzi aho bakigurira. Rero niwe yakimpaye, akima harimo na biriya bintu yari yashyizemo, niba ari uburozi nyine yari yambwiye ko biri buze kuguhitana ngo nze nkwice. Ati inshuti yanjye magara niyo yakohereje ngo uzunyice? Ntuzubwe inshuti yanjye magara yashakaga kunyica kugira ngo bigende gute? Undebere nawe ukuntu inshuti zahindutse. Umuntu wizera ukuba hafi ugasanga niwe ukugambaniye. Sasa ngaho uyu mwana n'undi nawe yari yakoze amakosa. Uri kumva umuntu bahaye amafaranga kugira ngo yice boss wamuhitane, nubwo atabikora uno munsi yafashwe n'ubutaha yazabikora. Kandi sinzi neza ko waba wafashe umuntu ashaka kuguhitana wamufatiye mu cyuho,
hanyuma rero ngo ajya kugaburira mukibana wumve koko ubiri ufite umutekano. Ibyo bintu nta mahirwe menshi nabiha, ni hafi ya ntabyo. Umugabo yaje ahanga aravuga ati waruzi n'ibindi, iyo nkuru uri kuma ntago ndi kuyisobanukirwa neza, reka mbanze nicare uzimpe neza. Nuko Kevin rwose barakubwiye ngo ngwino ndoge, nawe ufashe ya mbere. Ati boss ndamuhitana rwose, we ntubigire ikibazo, ubu uraje rwose, ubu waje wakiyemeje, urashaka kundoga ukanyica. Ese ubundi unyishe byakumarira iki? Kandi wibuke uwamutumye niwe ufite intego runaka, niwe uzi icyo agambiriye, niwe uzi inyungu ziri mu guhitana uno mugabo, niwe ubizi byose. Ariko siniyumvisha inyungu waharanira ku buryo yatuma uhitana umuntu mugenzi wawe, umuntu ukeneye ubuzima nk'ubwawe. Siniyumvisha impamvu nimwe yatuma umuhitana. Umugabo nta kindi yakoze, yahise ahamagara kuri polisi. Sasa hanga ntago bagombaga kumurekura gutya, aka kantu nta karozerega, kazaroga n'abandi, kabone n'ubwo we katamuroze n'abandi nabo kazabahitana. Niyo mpamvu rero uba ugomba gukumira icyaha kitaraba. Mureke rero mbihere diru nzima kandi zimeze neza. Ahangaha rwose ni umuganga wa kabuhariwe ukoresha ubuvuzi bw'umwimerere. Dore ahangaha dore indwara bavura. Hari indwara z'abagore zose, abagore aho muherereye hose mwumvireho. Ati uburozi bw'amoko yose, barakuroze se, ufite ibibyimba, ufite ibindi byinshi, amamibe, igifu, za typhoid n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubwiza ukuri ko rwose umuganga n'umwe wenyine wabigufashamo. Iyo nimero uri kureba ahangaha. Ndetse hari abantu babuze urubyaro batabyara, hari n'abakobwa babuze abagabo, mwese barabafasha mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya, muba mumaze kumererwa neza. Hari abantu baba batwite ariko inda zabo zarazinzwe. Uyu muganga arebaho gusa mu kanya gato ukaza kuba umerewe neza, wakize, uri muzima, umwana ukamubyara ameze neza, atekanye, ari mu mahoro. Ndetse n'abandi benshi bahora mu ntonganya zangu nyine zitajya zigoheka, bahora barwana, umugore n'umugabo bahora mu makimbirane. Uyu muganga arabafasha mwese mu kanya gato mukaza kuba mumerewe neza. Ndetse hari n'abandi babura ibitotsi, indwara z'uruhu n'ibindi byinshi nk'amahumane. Ibyo byose muganga arabikurikirana cyane. Rero nimumugane, nimero niyo ngiyo 0781 42 443, ubundi abakoreho ryake. Muzagaruke mutubwira ngo byari bimeze gutya, twarakize. Niyo waba utarwaye rega, ushobora kureba mugenzi wawe urwaye ukaba wamuha amakuru. Buriya amakuru ni ingenzi kuruta ibindi byose, kandi ukayatangira ku gihe. Niba ukunda inkuru zacu twaba twabanye guhera no nkuru itangiye kugeza isoze, uri umuntu rwose w'umunyabwenge, kandi nizere ko wanigiyemo byinshi. Imana iguha umugisha. Mwibutsa gukanda subscribe niba utarayikoze, ndetse nawe wayikoze rwose uri umuntu w'intwari, ndetse uri n'umuntu w'agaciro kuri twebwe. N'ubutaha uzagaruke, inkuru zacu nakagaruka. Gusa nyabona ntugende ngo wihererana no makuru. Umuganga n'umwe, niyo nimero we muhamagare gusa, arakwita bahita kubwira ibikurikira.